Mu minsi mike ishize Amerika yatangaje ko ifunze inzira y'amazi umuhoro wa Hormuz. Ubutumwa bwari busobanutse pe, nta kintu na kimwe cyemerewe kwinjira ndetse nta kintu na kimwe cyemerewe gusohoka muri uyu muhoro wa Hormuz. Ariko nyuma yaho hagaragaye ubwato bumwe bwahanyuze nta kibazo ndetse nta kintu cy'ingingimira bwagize, kandi ubwo bwato si ubwato bwa Iran, si ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo ni ubwato bw'Abashinwa. Bwari butwaye imiti ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, kandi tuzi ko ibikomoka kuri peteroli byinshi Ubushinwa bukoresha buba buturutse muri Iran, kandi ubwo bwato bwagaragaye yuko bwahanyuze butanageragejwe guhagarikwa. Ese byagenze gute? Rero uyu munsi tugiye kuvuga icyitwa ubwo bwato bwa Strait bw'Abashinwa bwagerageje kunyura mu muhoro wa Hormuz ariko bukaba butigeze buhagarikwa. Ubwato bwagerageje kureba imbaraga z'igisirikare cya Amerika, kandi bisa nkaho bwakibonye cyangwa se bwabonye izo mbaraga, kandi bisa nkaho bwagitsinze. Hano ni kuri Kedra Entertainment, tugiye kubyinjiramo turebe neza ibyabaye kuri ubu bwato. Ese ni kubera iki ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahawe itegeko ryo guhagarika buri bwato bwose buba bushaka kunyura muri uyu muhoro wa Hormuz, ariko bukaba hari ubwato bumwe bw'Abashinwa bwabashije kuhanyura ndetse ntibuhagarikwe, kandi tubizi ko Ubushinwa peteroli yose bukoresha cyangwa se imizigo yose ku bijyanye n'amavuta ibiturutse muri Iran. Reba ko wakoze subscribe n'iby'agaciro, kandi ujye unakanda like kuri iyi video kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bijye bikugeraho ku gihe. Reka tubanze tumenye ibiri kuba ibi ngibi. Turabizi muri Hormuz, akandi tumaze kubisobanukirwa, ni umuhoro wonyine ucamo 20% ya peteroli cyangwa y'ibijyanye n'amavuta bikoreshwa ku isi yose. Ni imwe mu nzira z'ingenzi cyane ku isi yose zisobanutse, cyangwa se inzira z'ingenzi cyane ku isi yose gikenewe mu buzima bwa buri munsi. Rero iyo Amerika yavuze ngo yafunze, abantu bahita batekereza ko buri bwato bugomba kugenzurwa cyangwa se bugahagarikwa, ariko nyine niko biba bimeze, ni nako bisanzwe bimeze umunsi ku wundi, ariko aka kanya si